Yesu ashimwe, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubahaye ikaze nanone kuri uyu munsi kugira ngo twongere gusangira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, kandi turabakiriye mwese abakunzi ba Glory House TV. Tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije ubuntu bw'Imana, tubifurije kugubwa neza muri byose, ndetse tubifurije no gukomeza kumva inyigisho tubagezaho kugira ngo zishobore gukomeza gukora ibikomeye mu buzima bwacu twese, kubera ko Bibiliya iravuga ngo turi ibyuma bityazanya. Iyo turimo kwigana ijambo ry'Imana cyangwa se kurisangira, biba ari bwa buryo bw'ibyuma bityazanya. Rero iyo bityazanyije byose bisigara bifite ubugi bwo gukora imirimo itandukanye. Nibyo natwe tuba tugambiriye mu ijambo ry'Imana, no kugira ngo rishobore gukomeza gukora ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Uyu munsi turakomeza kuganira ku magambo ajyanye n'ubuntu bw'Imana tubona muri Kristo Yesu nk'uko dukunda kubivuga n'ubundi. Uyu munsi ndashaka kuvuga uburyo ubuntu buduha kumenya urukundo rwa Kristo, ndetse bugatuma dushobora no gukura mu buryo bwo mu mwuka, tubiheshejwe n'ubuntu twaboneye muri Kristo Yesu, ubuntu bw'Imana. Reka tujye mu ijambo ry'Imana dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, dusome ibice byaho 4. Abefeso ibice 4, duhere ku murongo wa 11. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Haleluya! Abangaba bose Yesu Kristo yabahaye kuba intumwa ze, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi abaha kuba abungeri, abandi abaha kuba abigisha. Abo bantu bose uko ari batanu tubabona mu buzima bwacu bwa buri munsi muri uyu murimo wo kugabura iby'Imana cyangwa se mu matorero atandukanye. Rero ni byiza yuko tumenya neza n'icyo buri muntu ashinzwe n'inyungu zacyo, kubera yuko niho hagaragaza uburyo bwo kuza kumenya urukundo rwa Kristo. Uko gukura ko mu mwuka twavugaga bikomoka ko umuntu yahuye n'aba bantu uko ari batanu bavuzwe. Ariko ku murongo wa 12 bakavuga ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Izi nizo nshingano z'aba bantu uko ari batanu, ni ukugira ngo batoze abantu, bigishe, batume abantu bashobora gutunganyirizwa, batunganye abantu b'Imana, batunganye abantu batandukanye, abahungu n'abakobwa, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, ndetse n'abana batoya, kugira ngo bashobore kugabura iby'Imana, ngo no gukomeza umubiri wa Kristo, Rero iyo turimo kwigisha bene izi nyigisho, iyo tuvuga ubuntu bwa Kristo, yuko budushoboza, yuko buduha ibintu bitandukanye, ni ukugira ngo umuntu wese ubwo buntu bumushoboze gukura, bumutunganye. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibitambo by'intama n'amapfizi y'amatungo ntabwo byigeze bishobora kweza cyangwa se gutunganya ababa kuri icyo gicaniro, abaje kugira ngo bakurweho ibyaha byabo. Ayo maraso yabyo ntabwo ashobora kweza umuntu, ariko igishobora kweza umuntu no kumutunganya ni amaraso ya Kristo. Rero nibwo buryo bumwe bwo kwigisha no kushobora gutuma abantu batunganyirizwa, abantu bezwa, bagatunganywa kugira ngo bashobore
gukora iby'umurimo w'Imana, bashobore kugabura iby'Imana. Iyo tuvuga kugabura iby'Imana ni ibiki? Ni ibiki abantu bagabura by'Imana? Ni iri jambo ry'Imana, kubera ko Bibiliya yaravuze yuko ijambo ry'Imana ni umugati w'ubuzima, ni umubiri wa Kristo, kandi ni umugati w'ubuzima. Iyo dusangira ijambo ry'Imana, nuvuga ko haba harimo ubwo buryo bwo kugaburira umuntu w'imbere wo mu buryo bwo mu mwuka, kugira ngo ashobore gukura no gukomera, kandi arusheho gutunganya, arusheho kwezwa, kugira ngo ashobore gukora uwo murimo. Kubera ko uyu murimo nagukorwa n'umuntu utejejwe, nagukorwa n'umuntu udatunganijwe, ahubwo ukorwa n'umuntu wejejwe, utunganijwe. Kandi nk'uko twavugaga, nta muntu ushobora kwezwa n'amaraso y'ayo matungo, cyangwa se n'uburyo bwe yakoresha ubwo ari bwo bwose bwatuma yezwa, ntago bishoboka. Ariko ikitweza ni ijambo ry'Imana, ni amaraso ya Kristo, nibyo bitweza. Niyo mpamvu tuvuga yuko iyo umuntu abonye izi nyigisho zijyanye n'ubutumwa bwiza, zijyanye n'icyo Kristo yaje gukora, zijyanye n'urupfu Kristo yapfuye ku musaraba, zijyanye n'umurimo w'umusaraba, nuvuga ko icyo gihe uyu muntu ashobora kwezwa n'ibyo ngibyo ubwabyo, kuko nibyo byeza. Umuntu ashobora kwezwa mu buryo bw'ayo maraso ndetse n'uwo mubiri wa Kristo ushushanya ijambo rye, bigashobora kweza umuntu igihe cyose ashoboye kubona izi nyigisho, igihe cyose ashoboye kubona ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, bushobora kumuhesha gutungana, bushobora kumuhesha kwezwa. Ariko ngo ikintu kimwe gikomeye nanone ni uburyo bwo gukomeza umubiri wa Kristo. Haleluya! Uyu mubiri wa Kristo, Bibiliya ivuga yuko turi ingingo za Kristo. Twebwe turi ingingo za Kristo, wowe nanjye turi ingingo za Kristo. Iyo rero tubonye izi nyigisho mu buryo bw'ijambo ry'Imana, zikadukomeza, zikatweza, zikadutunganya, zikadushyira ku rwego rukwiriye, icyo gihe uyu muntu aba afite ubushobozi bwo kubaka umubiri wa Kristo, bwo kubaka itorero rya Kristo, gukomeza ubwoko bw'Imana, gukomeza abantu b'Imana mu butumwa bwiza buzana imbaraga, buzana ibyiringiro, buzana imibereho, buzana gutandukana no kumenya uburyo bwo gukiranuka. Haleluya! Kubera ko mu buryo tujya dusobanura nuko gukiranuka tubiheshwa no kwizera Kristo. Kandi na Bibiliya yaravuze ngo bamwizera gute? Paulo niko yavuze, bamwizera gute batabonye ubabwiriza? Babwiriza gute batabonye ubatuma? Haleluya! Ariko muri bwa buryo Yesu Kristo yatanze ziriya mpano, akavuga intumwa, abanuzi, abigisha, abungeri ndetse n'abarimu, nuko abo bantu bose uko bafatanije bashobora gutuma umuntu agera ku kigero cyo kwezwa no gutungana, agera ku kigero cyo kwitwa umukiranutsi. Haleluya! Kubera ko gukiranuka tubiheshwa no kwizera Kristo, kandi uku kwizera Kristo niko kudukomeza, niko gutuma dushobora gukomera. Ku murongo wa 13, haleluya, ngo kugeza ubwo twese tuzashobora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Haleluya! Ubu buryo cyangwa se ubwo buntu bwa Kristo twahawe, iyo habonetse abantu bakomeza kubutwigisha, nk'uko nk'uyu mwanya tuba dufashe umwanya wo gukomeza kubwigisha abantu, nuko ubwo buntu, izo nyigisho, ubwo buntu bwabwo nibwo butuma umuntu ashobora kugera ku bumwe bwo kwizera. Ubumwe bwo kwizera ni ubuhe? Ubumwe bwo kwizera ni ubumwe buri muri Kristo Yesu, bwo kwizera Imana, bwatumye yizera Data wa twese uri mu ijuru, amwohereje mu isi, akamutuma, akumva yuko aje gukora iby'Imana imuteganirije kandi igambiriye kugira ngo bitabare benshi, birengere benshi. Ubwo buryo bwo kwizera bwari muri Kristo Yesu, bwatumye Yesu Kristo ashobora kwizera Imana, akaza mu isi agakora umurimo yakoze. Nibwo bumwe barimo kuvuga dukwiye kugira. Wowe nanjye dukeneye kugira ubwo bumwe bwo kwizera Imana,
ukayizera muri bya bindi bidashoboka, ukayizera muri bya bindi bikomeye, ukayizera muri bya bindi abandi bareba bakabona bidashoboka, ariko wowe ukabyizera kubera yuko wizereye muri Kristo umwana w'Imana, wizeye Imana kuri bya bindi birenze ubwenge bw'abantu. Haleluya. Ngo no kumenya ku murongo wa 13 bakomeza bavuga ngo kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Izi nyigisho z'ubuntu ikintu cya mbere gikomeye zizana nuko zizana mu buzima bwacu kumenya Kristo neza. Kumenya Kristo nagaruko mvuga ngo ndamuzi naramumenye, oya, kumuhishurirwa. Nkuko cyagiye Petero Yesu yababaje ati bavuga ko ndinde, hanze bavuga ko ndinde, mwebwe se munyita nde? Haleluya. Bose ngo baragumya baravuga, we bakwita bavuga yuko uri umuhanuzi, uri Eliya, bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Ariko Petero ngo arangije kubwo guhishurirwa ngo aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Yesu arangije amubwira ntabwo ari inyama n'amaraso bibikumenyesheje, ntabwo ari inyama n'amaraso bikubwiye, ntabwo ari ubwenge bwawe bubikubwiye, ngo ahubwo ni Data wo mu ijuru ubiguhishuriye. Kandi ubwo buryo bwo guhishurirwa na Data wo mu ijuru ni uburyo bwo mu mwuka buza bukatumenyesha iby'ubwiru bw'ubwami bw'Imana, iby'amabanga y'ijuru, ibintu bidashobora gupfa kumenywa na buri wese, umuntu akabimenya abihishuriwe n'Imana. Haleluya. Ubwo nibwo buryo turimo kuvuga uko izi nyigisho uzumva ukazitaho bigera ku rwego bitakiri inyigisho, bigahinduka ubuzima. Kubera ko ubuntu nta nubwo ari inyigisho, ni ubuzima. Nibwo buzima, ni ubuzima bw'Imana, ni ubuzima Imana yaduteguriye kubamo. Haleluya. Ngo kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Tukagera ahantu kubera za nyigisho z'ubuntu, kubera izo nyigisho ubwazo, iyo ministeri y'ubuntu ariyo ishoboye gutuma umuntu akomeza gukura, ngo abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse. Abantu bashyitse, bako hari uburyo abantu baba badashyitse. Kugira ngo umuntu abe ari umuntu ushyitse nuko hari icyo akeneye kumenya, hari icyo akwiriye kuba afite. Akwiriye kuba afite ubu bumwe bwo kwizera twavugaga, yarangiza akagira kumenya umwana w'Imana Yesu Kristo, kuko ubu buntu nta kindi buvuga. Ubu buntu buvuga Kristo wapfuye akazuka, buvuga umwana w'Imana, kuko niwe buntu bw'Imana. Yesu Kristo niwe buntu bw'Imana, niwe wazanye ubwo buntu muri twebwe. Yaraje ngo atubere ubuntu bw'Imana muri twe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero ibyo nibyo bituma umuntu ashobora kugera ku kigero gishyitse, ku kigero gishyitse, ngo aricyo rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Hejuru bavuze ubumwe bwo kwizera. Navugaga yuko ubu bumwe bwo kwizera tugira ni ubumwe duhuza na Kristo bwo kwizera. Nkuko Kristo yizeye Imana, akaba ariko natwe tugera kuri urwo rwego rw'ubumwe, rw'ubufatanye bwo kwizera Imana bidashidikanya. Imana ngo Imana nivugana nawe cyangwa umuntu w'Imana nakubwira usigare wumva ushidikanya, ubu se ibi byashoboka, ubu se ibi byabaho. Haleluya. Ariko hari urugero rushyitse rwo kwizera umuntu ageraho, ari rwo rugero rw'igihagararo cya Kristo, ku buryo ibintu by'Imana ubiha agaciro ukabyumva nk'ibintu biri byo bihari bidashidikanywaho, kandi igihe kimwe byasohora mu buzima bw'umuntu. Haleluya. Ibyo nibyo wa muhanuzi Elisa yabwiye abantu bamaze igihe mu nzara, bamaze igihe nta byo kurya, ibyo kurya byarahenze, ibiciro byarazamutse. Ariko umunsi umwe arababwira ati ejo mu gitondo ibiciro bizaba byagabanutse ku isoko, ku irembo ry'i Samariya ibiciro bizaba byagabanutse, ibintu bizagura ubusa. Haleluya.
umugabo umwe aravuga ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, kubera ko kwizera nta bumwe afite bwo kwizera. Ubumwe bwo kwizera buhuje n'ubwa Elisa ntabwo afite. Arabihakana, aravuga ntabwo bishoboka. Elisa nk'umuhanuzi arangije nawe aramubwira uzabirebesha amaso ariko wowe ntabwo uzabirya. Haleluya. Arangije ngo icyo gihe abandi bagitangiye kuza kugura ku biciro bikeya biboroheye ari benshi, aho buri muntu wese ashobora kugura, ngo baramukandagira arapfa ntiyabasha kubirya. Haleluya. Apfa azize kutagira ubumwe bwo kwizera, kubera ko nta bumwe afitanye n'umuhanuzi bwo kwizera. Haleluya. Nicyo rero dusabwa, nicyo Kristo yaje gukora. Kristo yaje kugira ngo azane kwizera kw'Imana mu buzima bwacu, azane gukiranuka kw'Imana mu buzima bwacu, azane gukora kw'Imana mu buzima bwacu. Nibyo bavuze yuko dutunganyirizwa kugabura iby'Imana, nuko hari imirimo y'Imana tugomba gukora mu bantu bayo, ariko atari twebwe, ahubwo ivuye ku Mana igatangira gukorwa mu buzima bw'abantu. Haleluya. Ibyo birimo byo gukiza indwara, ibyo birimo ibyo kwirukana abadayimoni, ibyo birimo ibintu bitandukanye. Ibyo byose nibyo byitwa kugabura iby'Imana. Nuko hari imikorere y'Imana, hari ibintu by'Imana bidashobora kuboneka bidafite ababigabura. Rero abo babigabura bagomba kuba babitunganyirijwe. Nicyo bari abantu ko ari batanu bamaze, nicyo bagomba kuba bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. N'uyu munsi nicyo turimo gukora, nibyo tuba turimo gukora ubu ngubu. Tuba turimo kugira ngo mugere ku kigero cyo kwizera cya Kristo, mugere ku rugero rushyitse rwo gukora umurimo w'Imana uko Kristo yawukoraga. Ushobora kugira ahantu ugatabara abantu b'Imana uko Kristo yageraga ahantu yahura n'impumyi igashobora guhumuka, yagera ku mupfakazi watakaje umwana akamusubiza umwana we, umwana akamuzura akamusubiza uwari wamubuze. Haleluya. Ibyo niyo mirimo y'Imana, ibyo nibyo Kristo yakoze mu isi, kandi ibyo ngibyo yaravuze ngo njyewe ndabizi neza ndagiye, ariko muzakora ibirenze ibyo nakoze, muzakora ibirenze ibyo nakoraga. Haleluya. Ariko bituruka he? Bituruka muri ubu buryo bwo gushobora kugira ubumwe bwo kwizera bwo muri Kristo, ubumwe bwo kwizera bwo mu ijuru bw'Imana bwamanuwe na Kristo mu ijuru bukazanwa mu isi, bugashobora kujya mu buzima bwacu kubwo kwizera Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, hari ubuzima utazashobora kugeramo bitewe n'uko udashoboye kumenya ubu buryo bw'ubuntu bw'Imana bushobora gukora mu buzima bwawe. Ku murongo wa 14, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba. Haleluya. Tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba. Niba ko umuraba uba uri mu buryo bwinshi, ariko wenda reka dukoreshe umuraba usanzwe wo mu nyanja, wo mu mazi. Muribuka abigishwa ba Yesu mu butumwa bwiza ngo bari mu nyanja, bari mu bwato, bari kumwe na Yesu. Yesu akaba arasinziriye, ariko tuzi neza ko Yesu ntabwo ajya asinzira. Mu bigaragara by'umubiri w'abantu byagaragara ko asinziriye, ariko ngo umuraba uba mwinshi, umuhengeri uba mwinshi, umuyaga ubaye mwinshi mu mazi, barateraganwa nawo mu nyanja hafi kurohama. Bageze aho nibwo bavugije induru baramukangura, bamubwira mwigisha turapfuye nawe urisinziriye. Akangutse ngo acyaha umuyaga, ariko ngo arababwira ngo kwizera kwanyu kuri hehe? Muzageza he kutizera? Haleluya. Muzageza he kutizera? Ubumwe bwo kwizera buri muri Kristo ntabwo bafite. Ubumwe bwo kwizera buri muri Kristo ntabwo bari bafite icyo gihe, bari bakiri abana. Bari bakiri abana kuko hari igihe cyageze Petero na Yohana batangira gukora ibikorwa nk'ibi ngibi Yesu yakoraga. Haleluya. Igihe kimwe mu byakozwe n'intumwa mu bice byaho 3 tubona ngo bageze ku irembo ryitwa Ryiza, ku rusengero rwa Salomo, bagiye gusenga ngo ku isaha ya 9 basanga umuntu wasabirizaga wari umugama amaguru udafite ubuzima, wari waramugaye. Ariko ngo baramubwira twebwe ntago dufite ifeza n'izahabu,
ariko hari ikintu dufite. Hari ikintu dufite. Ikintu bavugaga bafite ni igiki? Hari icyo dufite. Icyo bari bafite bavugaga bashoboraga bakoreshaga cyari ubumwe bwo kwizera bwo muri Kristo bamaze kwakira nyuma yuko bigeze kubaho ari abana bateraganwa n'umuraba bavuza induru batabaza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Babwira uyu mugabo baramubwira ati icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Baravuga haguruka uhagarare mu izina rya Yesu. Haguruka uhagarare. Uyu mugabo ngo arahaguruka arahagarara, ubugombambari ngo bwari bwarahinamiranye buragororoka, ibirenge biragororoka, aba smart, amera neza. Haleluya. Ariko abo ngabo ni bantu ki? Abo ngabo ni babandi bari muri yuko ngo umuraba urabazonga, umuraba urabarinda ubamerera nabi bituma bavuza induru. Yesu ababwira yuko badafite kwizera. Ubumwe bwo kwizera ntago babufite bwo muri Kristo bwizera Imana bushobora guhagarika umuraba, bushobora kubwira inyanja ikumva. Haleluya. Nabo ngo basigaye batangaye baravuga ariko uyu ni muntu ki ubwira n'inyanja yumvira, n'inyanja yumvira. Ibyo ni ukubera ubwo bumwe bwo kwizera twavugaga. Habamo ubwo bumwe bwo kwizera, kandi ubu bumwe bwo kwizera kambabwiye bene data ntago bupfa kuza, ntago bupfa kuza mu muntu. Buza kubera inyigisho umuntu yumva, buza kubera ubutumwa bwiza umuntu yumva. Kuko abantu bamwe baba banavuga batanga ingero bakavuga ngo kwizera ni ibisazi. Ntago kwizera ari ibisazi. Kwizera gufite fondation, kwizera gufite inkomoko, kwizera kuri muri Kristo. Bibiliya yavuga mu Heburayo ngo dukomeza gutumbera Kristo, ari we banze ryo kwizera kwacu, ari nawe gukomeza. Oh Jesus. Uko dutumbera Kristo, uko turushaho kumva inyigisho zitwigisha Kristo, zitumenyesha urukundo rwe, zitumenyesha uwo ari we, tukamwishuga tukamumenya, twakira ubumwe bwo kwizera mu mitima yacu, mu buzima bwacu, tugasiga turi abantu bashobora kwizera ibyo abantu bavuga ngo ibitangaza n'ibimenyetso n'ibikorwa birakorwa, ahubwo ikibazo ni uburyo abantu babyakira n'uburyo babimenya. Haleluya. Abatari bari ku nyanja uwo munsi ntago bamenye yuko Yesu yahagaritse inyanja, umuyaga umuraba yawuhagaritse. Ku murongo wa 14 niho mpamvu tubwira ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba. Haleluya. Muri iyi si hari imiraba itandukanye, hari ibibazo bitandukanye, ariko ubona abantu byabacanze, ubona abantu bibamereye nabi, ubona abantu byenda kubica. Ariko Paulo avuga nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Na Yakobo arabivuga nta kigeragezo cyagera ku muntu adashobora kukihanganira. Haleluya. Ariko usanga iyi miraba, ibi bibazo turimo kuvuga, ibi bigeragezo abantu bahura na byano mu isi ntago abantu bashobora kubyihanganira, kubera yuko ntago bafite ubumwe bwo kwizera, ntago bubatswe muri Kristo, ntago batunganijwe, ntago bafite ubwo bushobozi bwo gukora umurimo w'Imana, barateraganwa n'umuraba. Haleluya. Ibyo byose ngo bigashobora gutuma abantu bagumya guteraganwa n'umuraba. Niyo urebye mu buzima bwacu bwa buri munsi usanga abantu ibibazo bibacanganyishije, ndetse bigatuma n'umuntu ahinduka uwatari kubaho. Haleluya. Umuntu akiroha mu biyobyabwenge ngo yagize ibibazo byinshi, umuntu akiyahura mu busambanyi ngo yagize ibibazo byinshi, umuntu akiyahura mu bintu bitandukanye byangiza ubuzima bwe ngo bitewe n'ibibazo. Haleluya. Impamvu ni nuko uyu muntu nta nyigisho z'Imana afite zizana ubuzima muri we, zizana ubumwe bwo kwizera muri we, zizana ubu buryo bwo kumenya umwana w'Imana, zizana ubu buryo bwo gushobora gukura ku buryo ageze ku kigero gishyitse cyari muri Kristo Yesu. Nayahema kuba nuwuhe muri abantu, uwuhe muyaga, nibihe bibazo wahura nabyo muri iyi si Kristo umwana w'Imana atahuye nabyo? Nibihe bitumye utakaza ubwenge? Nibihe bitumye utakaza ibyiringiro? Nibihe bibazo bitumye wumva warekura ukavuga jewe nkwiriye gupfa, cyangwa igihe cyo gupfa cyane kirageze kubera ibibazo? Ni ikihe kibazo? Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data, aya magambo turayavuga atari uko turi bitangaza, ahubwo hari ubuntu bw'Imana bwaje mu buzima bwacu buratwikira. Hari ibyo tureba nkaho bidahari,
hari ibyo tureba nk'aho bidafite imbaraga kandi koko nta mbaraga bifite. Bibiliya avuga ngo ibigaragara, Pawulo akavuga tubeshejweho n'ibitagaragara. Ntabwo tubayeho kubera ibintu bigaragara. Haleluya. Ibyo bitagaragara ni izo mbaraga zo mu mwuka. Ni ubwo buryo bwo kwizera buri mu buryo bwo mu mwuka bushobora gutuma hari ikibazo yemuye nacyo, nawe akaba ari cyo wahuye nacyo, we kikagucanganyikisha, we kikakuzonga, ariko jyewe nkagumya kuba mpagaze kugeza umunsi kizarangirira, kugeza umunsi nzagitsindira. Haleluya. Ibyo nibyo muri iyi si bitumye abantu benshi bananirwa kubaka ingo zabo, bananiwe kubana, bananiwe gushobora kurera abana, n'ibindi byo ngibyo, nta bindi. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyo ukeneye ni ubuntu bw'Imana, ni ijambo rya Kristo kugira ngo rikomeze gukora mu buzima bwawe. Mu Bakolosayi ibice byaho 3:15 ntabwo tuhasoma, ariko haravuga ngo ijambo rya Kristo rigwiza imbaraga muri mwe, rifite ubwenge bwose. Haleluya. Ijambo rya Kristo, ijambo rya Kristo ni ijambo ryo kumenya Kristo, ijambo ry'umusaraba, ijambo ry'uburyo Kristo yashenjaguwe ku musaraba kubera ibyaha byanjye nawe, uburyo yamennye amaraso, uburyo yarangije byose. Ibyo nibyo bizana gukomera muri twebwe, nibyo bizana ubwenge muri twebwe. Haleluya. Hano ku murongo aho twari tugeze ngo tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Haleluya. Haba harimo n'inyigisho muri iyo miyaga izonga abantu, harimo n'inyigisho. Tuvuge nk'urugero, niba umuntu yigishiriza mu buhanuzi avuga ngo ni ubuhanuzi kandi ari ibintu ahanuriye abantu ari ibinyoma, arimo kubabeshya, ari ibintu byo kubashyushya. Haleluya. Ariko atari ubuhanuzi buvuye kuri Kristo, kuko Bibiliya avuga ngo umwuka wa Kristo ni umwuka w'ubuhanuzi. Niyo tuvuga Kristo, tuvuga uburyo bwo kwizera Kristo, nibwo hashobora kuvamo n'ubuhanuzi, nibwo hashobora kuvamo no kumenya iby'Imana ivuga ku bantu bayo. Haleluya. Ariko hari abantu bafite iyo strategy, bafite ubwo buryo, bafite ayo mayeri yo kubeshya abantu ko barimo kubahanurira, barimo kubabwira iby'Imana igiye gukora mu buzima bwabo, ariko ari ibinyoma. Noneho byarangiza ntibibe bishobora kububaka, ahubwo bikaba ari ibintu byo kubasenya. Kubera iki bibasenya? Nuko bitajya bisohora, nuko bidashobora gufata mu buzima bwabo, nuko bitagira igihe cyo gusohora. Noneho ngo nibisohora byubake ubuzima bw'umuntu, butume umuntu akomera muri Kristo. Haleluya. Ibyo nibyo barimo kuvuga ahangaha, imyigishirize mibi n'ubwenge bw'abantu n'amayeri y'abantu nk'ayo ngayo turimo kuvuga. Ariko hari ikintu kimwe twakwigisha abantu b'Imana, hari icyo twabwira abantu b'Imana, ari bwo buntu bw'Imana bwatuma umuntu ashobora kuva ku rwego akajya ku rundi. Haleluya. Ubuntu bw'Imana bushingiye mu gusobanura Kristo uwo ari we mu buzima bw'abantu. Kristo niwe wazanye gukiranuka mu buzima bw'abantu. Kristo niwe uzana ubutsinzi mu buzima bw'umuntu. Kristo niwe uzana gukiranuka muri twe. Kristo niwe uzana ubutsinzi muri twe. Kristo niwe byose. Igihe cyose inyigisho twigisha cyangwa twigishwa zidahura n'inyigisho ya Kristo, zidahura n'ubutumwa bwiza bwa Kristo, izo nyigisho ziba zishingiye ku bwenge bw'abantu, ziba zishingiye mu marangamutima y'abantu. Haba harimo iyo myigishirize y'ibinyoma iri buze gutuma harimo n'ubwo buriganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ndebe nibyo ngibyo, ukanguke mu mwuka wawe, hakanguke umva ushaka kumenya icyo Kristo avuga ku buzima bwawe. Haleluya. Kadusoreze muri iki cyanditswe Abefeso. Ni igitabo nkunda cyane, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Rwari urwandiko rwiza, urwandiko rukomeye, urwandiko ruvuga amagambo y'ubwenge yo mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Kadere ku bice bitatu duhera ku murongo wa 14. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa. Uyu ni Pawulo arimo kubwira Abefeso ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Haleluya.
Pawulo akababwira ndabasengera, ndapfukama, ndabasengera, natwe turabasengera kugira ngo Imana ibahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu. Haleluya. Gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kubw'umwuka wa Kristo, kubw'umwuka wo kwizera uri muri Kristo, kubw'umwuka w'imbaraga uri muri Kristo, kubw'umwuka wamuzuye mu gituro uri muri we, ari nawo uri muri twebwe. Haleluya. Uwo mwuka iyo amaze guhishuka mu buzima bw'umuntu, ashikamye mu buzima bw'umuntu, amwakiriye kubera ko amaze kwakira Kristo umwana w'Imana, uyu muntu ashobora kuba ari umuntu ukomezwa mu mutima, akomejwe n'ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo twavuze ngo rigwize imbaraga mu mitima yanyu, rigwire muri mwebwe, niryo rishobora gutuma umuntu akomera mu mutima, nashobore kuba akiri umuntu ukiri umwana uteraganwa n'imiraba ibonetse yose, n'imiyaga ibonetse yose, n'ibibazo bitandukanye biri muri iyi si. Kandi reka nkubwire, ibibazo byo muri iyi si byo ntibyenda gushira, ahubwo bigenda byiyongera. Ariko nawe ukwiye kuzamura urwego rwo kumenya imbaraga ziri muri Kristo, no kugira ngo ugere ku kigero gishyitse cyo muri Kristo cyo kwizera Imana, kugira ngo ushobore guhangana n'ibibazo biri muri iyi si. Haleluya. Kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Haleluya. Kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu. Uyu Kristo ntabwo yahora mu mutima wawe utanamuvuga, utanamwigisha, utanagaragaza imbaraga ze, utanavuga ubutumwa bwiza bumuvuga, ubutumwa bwiza bumusobanura, ubutumwa bwiza buvuga icyamuzanye, buvuga ibyo yaje gukora. Kuko Kristo yazanywe no gukora imirimo ikomeye mu buzima bwacu. Yaraje kugira ngo dushushanywe nawe, dushushanywe na Data. Haleluya. Kuko we ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Ariko iyo tumwakiri, iyo tugeze ku kigero gishyitse cye, tuba dutangiye gusa na Kristo, tuba dutangiye gukora nka Kristo, tuba dutangiye gukomera nka Kristo, tuba dutangiye guhangana n'ikintu gikomeye icyo ari cyo cyose, nk'uko Kristo yihanganiye umusaraba, yihanganiye inkoni, yihanganiye urupfu, yihanganiye ibibi byose, agashobora kubitsinda akabinesha. Uyu munsi akaba yicaye iburyo bwa Data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Mwene data, icyo nicyo ukeneye. Ukeneye ubuzima, ukeneye kwigishwa izi nyigisho, ukeneye guhabwa ubu buntu. Haleluya. Ngo Kristo ahore mu mitima yanyu, Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Ni kubwo kwizera. Ariko kubwo kwizera kuraturuka he? Biravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Haleluya. Ukumva ijambo rya Kristo bizana kwizera muri wowe, kandi uko kwizera kuza ni ukwizera kwa Kristo, ni ubumwe bwo kwizera buri muri Kristo, bwo kwizera Imana, bwo kwizera ibidashoboka. Kadukomeze kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Haleluya. Uko twavugaga, uko ubu buryo bw'ubu buntu butuma ugenda urushaho gukunda Kristo, urukundo rwa Kristo ruhishurirwa, uko urushaho kumva imikorere ye, kumva urupfu rwe, kumva ubwitange bwe, kumva uburyo yitanze. Ibyo nibyo bizana urukundo muri twebwe. N'abantu birirwa bashivuga ngo ndasengera urukundo, reka mvuge uzasenga urinde umusatsi ushiraho uruhara rurinde ruza, utaragira urukundo. Kuko urukundo ruza mu buryo bwo kwizera Kristo umwana w'Imana. Kuko Kristo niwe ufite urukundo rwuzuye rw'Imana. Byo twigeze kubisobanura. Kristo niwe wenyine ufite urukundo rwuzuye rw'Imana. Kuko Imana yakunze abari mu isi kubera urukundo, itanga umwana wayo. Icyo nicyo cyatuma uza urukundo rugwira muri wowe, ni ukumenya Kristo no kumwishurwa no kumusobanukirwa. Urwo rukundo rero iyo rumaze kugwira muri wowe, rusigara rutuma umaze kuba ushoreye imizi mu rukundo. Haleluya. Ko Bibiliya yavuga ngo urukundo rurihangana, urukundo ntirutsindwa, urukundo ntirunanirwa,
urukundo ntirureba ibi ku bandi. Icyo gihe iyo umaze gushorera imizi mu rukundo uba umaze guhabwa kwihangana, uba umaze guhabwa kubona yuko abandi nabo babishobora, abandi nabo bagera aho ugeze, abandi nabo bakora nk'ibyo ukora, abandi nabo ugatangira kubatekereza nabo. Urukundo rukaza rukagwira muri wowe. Haleluya. Ngo muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo. Mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Haleluya. Urumva urwo rukundo rwa Kristo rumaze gushora imizi muri wowe, utangira noneho kururondora mu buryo bw'ubujyakuzimu, bw'ubutambike, bw'igihagararo, bw'uburebure, ugatangira kurusobanukirwa no kurusobanurira abandi. Kubera ko ni urukundo ngo rutagira uko rusobanurwa, rutagira uko rugereranywa, rutagira uko rusobanuka. Haleluya. Rutagira uko rumenywa. Impamvu rutamenywa ni nuko ni urukundo rurenze ubwenge bwacu. Kuko uyu munsi wowe nanjye nta muntu twapfira. Urwo ni rwo rukundo rwa Kristo. Yemeye gupfa ku bwawe nanjye, turi babi, turi abapagani, tutamuzi, tutamwizera. Yemera gupfa muri icyo gihe. Ngo mu gihe gikwiriye, niko birivuga, ngo mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Yapfiriye abanyabyaha. Ntabwo yapfiriye abera, ntabwo yapfiriye abakiranutsi. Twabaye abakiranutsi tubabera kubera ko tumaze gutunganywa n'ijambo rye, kubera ko tumaze gutunganywa n'abo yatoranije. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero urwo rukundo rwa Kristo rudafite uko rumenywa, uraza kurumenya bitewe n'inyigisho z'ubuntu bwa Kristo buri mu byanditswe byera, buri mu butumwa bwiza uko tubusoma. Haleluya. Cyane cyane ugira ubuntu ugashobora guhishurirwa amagambo ari muri iki gitabo cy'Abefeso, waba ugeze kure. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko hasi bagasoza bavuga ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Haleluya. Muri cya cyanditswe cya mbere batubwiye kugera ku kigero gishyitse cya Kristo, igihagararo cya Kristo. Noneho hari ubwo buryo uko ugeze ku gihagararo gishyitse cya Kristo, harimo gukomeza kuzuzwa kugeza ugeze mu kuzura kw'Imana. Haleluya. Aho utangira kugabura iby'Imana nk'Imana ubwayo, utangira kuvuga imiyaga ikumva, utangira kuvuga imiraba ikumva, utangira kuvuga abadayimoni bakumva, utangira kuvuga ibibazo bikumva, utangira kuvuga situasiyo zitandukanye zikumva, zikimuka, zikarekura abantu b'Imana, zigasigara zitagifite ububasha kubera ko zihuye n'ufite imbaraga z'Imana, bitewe n'uburyo yagiye ashurirwa yuzuzwa kugeza ageze mu kuzura kw'Imana. Haleluya. Reka dusoreze ahangaha. Ariko Imana yo mu ijuru turasenga, turabasabira, turabigisha kugira ngo mugere kuri iki kigero. Haleluya. Ushobora gusigara uri mu mbazo uti se wowe urumva hari aho ugeze? Ngewe hari aho numva ngeze. Hari aho numva ngeze hashobora gutuma nshobora kwitabara ubwanjye, nshobora guhagarara ngashikama mu bibazo bitandukanye, ugashobora gusiporuta ibibazo ukaba ugeze aho ugeze uyu munsi. Ndi umugabo wo kubihamya. Mu minsi ya vuba tuzabaha ubuhamya bukomeye. Ngewe uvugana namwe uyu munsi mbabwiyeho gakeya soza, maze imyaka 12, nemaze imyaka 12 n'umufasha wanjye tudafite umwana. Ariko tubonye benshi badashoboye kwihangana muri urwo rugendo, muri iyo myaka bagashobora kugera bakavuga dutandukane kugira ngo turebe uko twabigenza. Nirwaneho nawe wirwaneho. Hari ubwo buzima bumeze gutyo muri iyi si. Ariko Imana kubera ubu buntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, kubera ubu buntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo ndimo kubabwira, bwaraje bufata imitima yacu, bufata ibitekerezo byacu, dusigara dufite urukundo rwa rundi rwo muri Kristo.
ku buryo abantu benshi batubazaga ariko ni gute mubanye, ni gute mwumvikana, ni gute bimeze gute. Ariko ndashimira Imana yacu, mu kwezi kwa gatatu Imana yaduhaye umwana w'umukobwa nyuma y'iyo myaka 12. Haleluya. Ntabwo ari icyo ngicyo gusa, hari n'ibindi dufite bikomeye, ariko bivuye mu butumwa bwiza, bivuye mu nyigisho z'ubuntu, kumenya Kristo, gusobanukirwa urukundo rw'Imana, ukumva nubwo waba uri mu kibazo runaka, ntabwo Imana inyanga, ntabwo Imana yantaye, ntabwo Imana yandetse, ntabwo Imana yanyibagiwe, izanyibuka umunsi umwe. Haleluya. Ibyo nibyo twigisha, ibyo nibyo tuvuga, kandi nibyo tuzakomeza kuvuga kugeza Kristo agarutse. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka abaho umugisha. Tuzabagezaho ubwo buhamya mu buryo burambuye mu minsi iza kuza. Turacyabutegura neza kuko ni bwinshi kandi burakomeye. Haleluya. Ariko ndizera ntashidikanya yuko bugiye no gutuma abantu benshi batabarwa, abantu benshi bagiye gusubiramo imbaraga, abantu benshi bagiye kongera gusubira ku rufatiro mu izina rya Kristo Yesu. Uwiteka abaho umugisha kandi azane ubu buntu muri mwebwe, atume ubuntu bwa Kristo bugwira muri mwe, atume ijambo rya Kristo rigwira muri mwe, kugira ngo mushobore gutsinda imiraba n'imiyaga itandukanye yo muri iyi si mu izina rya Yesu. Uwiteka abaho umugisha, abagire neza. Tuzongera ubutaha, turi kumwe ibihe byose n'iteka ryose. Amen.